Aramutse kadushimira Imana nanone ku iki gitondo cyiza duhaye, igitondo cy'umugisha. Turatangira uyu munsi dusoma ijambo ry'Imana riri mu gitabo cya Matayo. Matayo ni ibice 25 duhereye ku murongo wa 14. Matayo 25 duhera ku murongo wa 14. Umurongo wa 14 uravuga ngo bizaba nk'iby'umuntu wari ugiye kuzindukira mu kindi gihugu, ahamagara abagaragu be abasigira ibintu bye. Aha umwe itarano 5, undi yamuha 2, undi yamuha 1, uko umuntu ashoboye arazinduka. Uwo mwanya wahawe itarano 5 aragenda arazigenza, agenzuramo izindi tarano 5. No 2 abigenza atyo, agenzuramo izindi 2. Ariko uwahawe 1 aragenda acukura umwobo, ahishamo itaranto ya shebuja. Maze iminsi myinshi ishize, shebuja wabo bagaragu araza abarana nabo umubare w'ibyo yabasigiye. Uwahawe itarano 5 araza azana izindi tarano 5, ati databuja, wansigiye itarano 5, dore nazigenzuyemo izindi tarano 5. Shebuja aramubwira ati nuko mugaragu mwiza ukiranuka, wakiranutse mu bike, nzakwegurira byinshi, injira mu munezero wa shobuja. N'uwahawe itarano 2 araza aravuga ati databuja, wansigiye itarano 2, dore nazigenzuyemo izindi 2. Shebuja aramubwira ati nuko mugaragu mwiza ukiranuka, wakiranutse muri bike, nzakwegurira byinshi, injira mu munezero wa shobuja. N'uwahawe 1 araza aravuga ati databuja, nari nzi ko uri umunyamwaga, ko usarura aho utabibye, ko uhunika ibyo utagosoye. Ndatinya ndagenda mpisha itarano yawe mu butaka, dore ngiyi ibyawe urabifite. Ariko shebuja aramusubiza ati wa mugaragu mubi we, wa munyabute we, ko wari uzi ko nsarura aho ntabibye, munika ibyo ntagosoye. Itarano yawe ntiwari ukwiye kuyiha abagenza, nanjye naza ukampana iyanjye n'inyungu yayo? Nuko nimuyimwake, muyihe ufite itarano 10. Kuko ufite wese azahabwa akarushirizwaho, ariko udafite azakwa n'icyo yari afite. N'uyu mugaragu ntacyo amaze, umujugunye mu mwijima hanze, niho bazaririra bakahekenyera amenyo. Turasomye kugeza ku murongo wa 30. Tumenyera umutima wa Yesu mu migani yagiye aca yigisha. Yesu kugira ngo tumenyeshe umutima w'Imana, kubera ko ntari warigeze imenya Imana usibye umwana wayo wayimenyekanishije, yabinyuzaga mu migani kenshi yavugiraga mu migani, aho ugasanga muri iyo migani harimo ubutumwa bukomeye cyane yashakaga kuduha. Hano turi kuhabona abagaragu ndetse na shebuja. Ubwo yari mu ruzinduko, ari kwitegura uruzinduko, yarabahamagaye, umwe agenda amuha itarano nk'uko yari azi ubushobozi bwa buri umwe wese. Uwa mbere ko yari amwizeye, yari asobanukiye ko azi umutima we kandi ashobora kubigenza neza, bari bamaranye igihe kinini, amuha itarano 5. Uwa kabiri ashobora kuba atarazi umutima wa shebuja, ariko akaba yari azi ko ari umugaragu ushobora kwiga vuba, ari umugaragu ufite umutima ufunguye, ari umugaragu ushobora kubaza, ku buryo niyo atamenya ibyo ari byo, ashobora kubigenza neza kubera ubwenge yarahuye ahandi. Nawe amuha itarano 2.
uwa gatatu shebuja yari amuzi ko nta kintu azi, amuha italanto imwe. Hanyuma arababwira ati ndagiye. Yaragiye koko, Bibiliya iragaragaza ko wahawe italanto eshanu, yaragiye arazigenza. Ntabwo yagiye ngo azipfunyike neza mu bitambaro, azishyingure mu butaka, ahubwo yaratekereje ati iyo umuntu abonye italanto ikintu ahita akora ni uko ayibyaza indi. Niba ari imwe agomba kuyigenza ku buryo ibyara indi talanto imwe mu gihe gito. Niba ari ebyiri ni uko, niba ari eshanu, databuja rero yampaye eshanu, icyo ngomba gukora ni uko mu gihe gito ataranagaruka izi talanto eshanu ngomba kuzibyaza izindi eshanu. Yarabikoze byihuse mu buhanga n'ubwenge yari afite, atangira kuzicuruza kandi zikunguka, ku buryo shebuja yagiye kugaruka za zindi eshanu yahawe yarakuye yarazibyaje izindi eshanu. Ubusanzwe ubucuruzi nyabwo ni uko bumera, ni uko igishoro ufite cyangwa se icyo ufite mu ntoki ushobora kukibyaza ikindi nkacyo. Niko rero yabigenje. Uwa kabiri, nidusomye Bibiliya neza dusanga Bibiliya ivuga ngo yagenje nk'uwa mbere nawe agenza atyo. Uwa kabiri nubwo atarazi uko bikwiye kugenda, ariko yabitekerejeho aravuga ati ese kuki databuja agiye kugenda akadusigira italanto? Ese databuja aba ashaka ko tumubikiriza italanto kugira ngo atazasanga abajura barazimwibye, ni ukuzidusigira tuzibike? Ese databuja ni ukugira ngo tugerageze arebe uwazazisangana, uzasanga utaraziriye azabone ko ari we mugaragu mwiza? Ese databuja ni icyo ashaka? Nubwo atarabisobanukiwe rero, yitegereje uwahawe italanto eshanu icyo ari gukora. Agiye kubonabona uwahawe italanto eshanu arimo arazicuruza, arimo arakora ubugenza, kandi atoje neza asanga mu bugenza ari gukora burimo burunguka. Nuko arabishima abona ni ibintu byiza, ndetse abona ko ari ikintu atari yigeze atekerezaho. Aravuga ati koko ubu ni bwo bushake bwa databuja n'umutima wa databuja. Ntashaka ko italanto ze zisigara zicaye gusa ntacyo ziri gukora, ahubwo arabikigira ngo mu gihe adahari italanto ze zibe zibyara izindi. Yego, reka ngende ngenze nk'uko uyu ari kubigenza ahawe eshanu. Nuko nawe aragenda abigenza atyo, za talanto ebyiri atangira kuzibyaza inyungu, ku buryo shebuja yagiye kugaruka za talanto ebyiri zaramaze kubyara izindi ebyiri, nuko amusangana italanto enye. Ariko uwahawe italanto imwe yabigenje atya. Yaratekereje ati databuja ndamuzi, yewe ni umunyamwaga, agira amahane kubi, asanze italanto ye ntakiyifite yazanyica, ntabwo yazambeshaho. Asarura aho atabibye, akahunika ibyo atagosoye, akunda ibintu. Rero iyi talanto ye ngiye kuyifatanya izingazingire mu bitambaro itazagira umugesi, ngende nshukure mu cyobo hariya mu murima nyishyinguremo. Uko niko yabigenje nk'uko ibitekerezo bye byamubwiraga. Aragenda arayizingazingira neza mu bitambara, arayipfunyika neza, aragenda acukura mu murima ayishyinguramo, ndetse ntekereza yarashinzeho n'agati kugira ngo atazibagirwa ahantu ayishinze hariho. Hanyuma arigendera, ategereza shebuja araza. Mu by'ukuri uyu mugaragu shebuja yamwise ko ari umugaragu w'umupfapfa, kubera ko uyu mugaragu icya mbere nibyo koko ntabwo yari azi ubushake bwa shebuja. Nibyo koko ntabwo yari azi impamvu shebuja wahaye italanto. Ko yayimenya aba yaragenje nk'uko shebuja yabishakaga. Mu yandi magambo,
cyangwa se mu ijambo rimwe tuvuge ko uyu mugaragu atarazi umutima shebuja wahanye itarano ni uwuhe. Ariko se twibajije yashatse kuwumenya arabibura? Ese kuko yashatse kumenya icyo shebuja yamuhereye itaranto ntiyakimenya? Si uko atari kukimenya, mu by'ukuri si ubwenge yabuze bw'uko yagenza, kuko ubwenge bwari buhari. Kuko umugaragu wa mbere yari afite ubwenge, umugaragu wa kabiri nawe yari afite ubwenge, kuko ubwenge bw'umugaragu wa mbere n'uwa kabiri yari yamaze kubugira. Ariko kuki ubwenge butatembeye ku mugaragu wa gatatu ngo agenze nk'uko ubwenge bw'abandi buri? Tujye twiga ko nubwo naba ntafite ubwenge, ariko mu gihe abo turi kumwe bafite ubwenge, icyo gihe nanjye mba mfite ubwenge. Mu gihe cyose umutima wanjye ufungutse udafunze, mu gihe cyose mfite ubushake n'umutima wo kwiga, icyo gihe nanjye mba mfite ubwenge, mba mufite. Ariko kubera ko rimwe na rimwe tuba tudafite imitima ifungukiye kwiga, tubona n'imitima ifunze, dutekereza ngo dufite ubwenge, dutekereza ngo ibyo twibwira ni byiza, nibyo byo, bituma turinda dupfa nta bwenge tumenye kandi Imana yaramaze kubuduha kera. Urugero, niba umugaragu wa mbere arazi umutima wa shebuja, umugaragu wa kabiri akamenya umutima wa shebuja binyuze ku mugaragu wa mbere, ntabwo byari bigoranye ko umugaragu wa gatatu nawe agira ubwenge cyangwa se amenye umutima wa shebuja, kubera ko byari bimworoheye cyane. Nta kindi cyo gukora usibye kumenya ngo ntabyo nzi, reka mbibaze. Sinzi uko nabigenza, reka mbaze abandi. Ahari abandi bazi icyo databuja aduhereye itaranto. Cyangwa se ashobora no gutekereza ati wenda reka nyicuruza, ariko sinzi gucuruza, ko ntazi ubugenza, ko ntigeze mbukora, ko ntacyo mbusobanukiweho. Ningenza itaranto ya databuja igahomba kandi nzi ko ari umunyamwaga, ko atazambeshaho, byari byoroshye kuza akabwira uhawe itaranto 5 uti ko databuja ndeba aguha itaranto 5, buriya si wowe usobanukiwe uko byagenda. Iyi ngiyi yampaye yo wayiguha ukayigenza nk'uko uri kugenza itaranto 5 wagusigiye, ntacyo bitwaye. Ni ukuri ntacyo byari bitwaye, kuko uyu mugaragu wahawe itaranto 5 ntabwo yari kubyanga. Cyangwa se akayiha n'uwahawe itaranto 2, akamubwira ati mugenzi wanjye, dore databuja yadusigiye itaranto, ndetse murabona nimwasigiye nyinshi, njye yansigiye imwe. Kuko impamvu yansigiye imwe ni uko azi ko ntacyo nzi. Rero nimufatiye itaranto muyigenze nk'uko muri kugenza izo yabahaye, ntekereza ko bizaba byiza kurushaho. Bari kuyifata bakayigenza nk'uko izindi ziri kugenzwa, shebuja yaza agahera ku mugaragu wa mbere akamumurikira ibyo yakoze, agahamagara umugaragu wa kabiri n'akamumurikira ibyo yakoze. Yagera ku mugaragu wa gatatu akamubwira ati databuja njye ntacyo nakoze, wansigiye itaranto, sinzi icyo nakora. Ariko nagiye negera bagenzi banjye bahereza itaranto bagenza nk'uko baba bari kugenza itaranto zabo wabahaye. Ndabwiza ukuri ko umutima wa shebuja ari kwishima ukanezerwa, ndetse yari kumubwira ati ubwenge wagize buruta n'ubwenge aba bose bagize. Injira mu munezero wa shobuja, uri umugaragu mwiza wakiranutse muri bike. Ndakubwiza ukuri ko shebuja yari gushimagiza uyu mugaragu kurusha abandi bose, ariko yagize ubupfapfa bwo kumva ngo databuja ndamuzi, asarura atabibye agahunika ibyo atagosoye, naza agasanga itaranto ntakifite yanyica, ntabwo yambeshaho.
reka nyicukurire nyihambe, naza nzayitaburura nyimusubize nk'uko wayimpaye. Kandi niko byagenze. Yagiye acukura mu butaka arayishyingura. Ubwo shebuja yazaga yambwiye amagambo ati, katwongere tuhasome. Umurongo wa 24 uravuga ngo, n'uhawe imwe araza aravuga ati, databuja nawe nzi ko uri umunyamwaga, ko usarura aho utabiye, ko ubunika ibyo utagosoye. Ndatinya ndagenda mpisha itaranto yawe mu butaka, dore ngiyo ibyawe urabifite. Ariko shebuja aramusubiza ati, wa mugaragu mubi we, wa munyabute we, ko wari uzi ko nsarura aho ntabibye, munika ibyo ntagosoye, itaranto yawe ntwari ukwiye kuyiha abagenza, nanjye naza ukamana iyanjye n'inyungu yayo. Uku niko shebuja yamusubije. Bivuze ngo yabonye ko atagira ubwenge, yabonye ko ari umunyabute, yabonye ko ari umuntu udatekereza. Rero biragaragara ko iyo tudugumanye ibitekerezo byacu gusa ntacyo twiyungura, ntacyo twigezaho, ahubwo turangirika, turapfa buheriheri, ntacyo tubaho dufite, kubera ko twagumanye ibyacu, twabaye nk'aya mazi adatemba abora. Ariko amazi uko agenda ajya mu yandi, ajya mu yandi, ajya mu yandi. Ari naho wareba bavuga ko amazi atemba atanduza, ariko amazi adatemba aranduza, kuko igihe kiragera akangirika akabora. Uyu mugaragu rero yarameze nk'amazi atava ahari, yarameze nk'aya nyanja y'umunyu. Ntabwo umutima watemberaga mu y'abandi, yabagaho ubuzima bwe bw'akazeru, akabaho yibwira ko ibyo atekereza ariko kuri, akabaho yibwira ko ibyo atekereza nta bindi bibaho mu isi biruta. Ariko icyo byamukururiye ni urupfu, ntabwo byamubeshejeho. Ndababwiza ukuri ko akenshi usanga ariko twaba ubuzima bw'umwuka. Nyamara ubuzima bw'umwuka ntashobora kubaho wenyine. Ntabwo ubuzima bw'umwuka ari ku giti cyanjye cyangwa ari ku giti cyawe. Ubuzima bw'umwuka bubaho turi hamwe, bushoboka gusa muri hamwe. Turi hamwe nibwo ubuzima bw'umwuka bushoboka. Uko umutima utembera mu wundi, uko buri umwe agenda yungura mugenzi w'ubwenge, uko buri umwe agenda arahura ibitekerezo ku wundi, ibyo nibyo biduhindukira ubwenge, bikaduhindukira kwaguka, bikaduhindukira gukura. Ariko ntacyo byungura umuntu mu gihe abayeho ari wenyine, mu gihe abayeho nkawe. Nubwo ubwenge bwanjye bwaba buri ku kigero cy'10, ntacyo byaba bitwaye mu gihe ndi kumwe n'abandi bafite ubwenge buri ku kigero cya 20, cya 30, nubwo nabo byaba ari ku kigero cya 5. Kuko igihe ndi kumwe n'ufite ubwenge buri ku kigero cya 5, njye mfite 10, sinzaba ngifite 10 gusa, ahubwo nzaba mfite 15. Mu gihe gusa duhuje umutima. Uzaba afite 30, njye mfite 10, sinzaba mfite 10 gusa, ahubwo nzaba namaze kugira 40. Kuko nzafata ubwenge bwabo mbwongere ku bwanjye. Kigenza ndi gukora ibintu byanjye ku bw'ikigero cya 30, cya 40. Niba ufite ubwenge ku kigero cya 60, njye mfite 10, ntacyo bitwaye. Kuko igihe mfungutse umutima wanjye utemba mu y'abandi, nzaba ndi gukora ibyo nkora ku kigero cya 80, sinzaba nkigukora ku kigero cy'10. Ariko ikibazo gihari, umwanzi adutera umutima wo kwikunda, akadutera umutima wo kwigunga tukabaho twenyine, akadutera umutima wo kumva ko ibyo tuzi ari ibyo, nta bindi bibirenze. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo ibi ngibi nta handi biba biduhereza usibye mu mubabaro w'ibihe bidashira. Rero mu itorero Imana yaduhaye impano nyinshi, zirimo, tutarebesheje amaso zirimo, kuko niko birivuga. Imana yashyize impano mu itorero. Benshi babasha bagerageza kuzipimisha amaso yabo, bakareba bakararanganya amaso, rimwe na rimwe bagendeye ku munzani wabo bakabona nta n'izihari. Ariko birivuga ko Imana yashyize impano nyinshi mu itorero, dushingiye ku ijambo ry'Imana, tudashingiye ku byo tureba no ku byo dutekereza. Ijambo ry'Imana rivuga ko impano ziri mu itorero. Rero ni impano ziri mu itorero, ntacyo tubuze. Ubwenge buri mu itorero, nta kibuzemo. Rero nubwo naba ntafite ubwenge, mu gihe ndi mu itorero nta kibazo. Icyo gihe mfite ubwenge, mu gihe umutima wanjye ufungutse, mu gihe umutima wanjye witeguye kwiga. Ariko mu gihe umutima wanjye ufunze, kabone n'ubwo ubwenge buri kumwe nanjye, nzabaho nk'igicucu kidafite ubwenge. Niyo mpamvu ibintu byanjye byose nzabaho mbigenza nk'uko mbyumva,
ariko ikizavamo si umusaruro ahubwo ni urupfu. Uyu mugaragu rero Imana yari yashyize ubwenge imbere ye, Imana yari yamuhaye ubwenge, aho kuba k'umutima utari umutima wo kwakira, umutima utari umutima ufunguye, wari umutima ufunze gusa, byamubereye igihombo gikomeye cyane nubwo yari ari kumwe n'abandi. Niringiye ko tutaba ubuzima bw'umwuka nk'ubw'uyu mugaragu wa gatatu, ahubwo twaba ubuzima nk'ubw'uyu mugaragu wa kabiri. Umugaragu wa kabiri wize, agatahura umutima wa shebuja, akabigenza neza nk'uko shebuja abyifuza. Yaramushimye, yaramushimagije cyane. Ariko umugaragu wa gatatu yabaye ikigwari. Niringiye ko tutaba nk'umugaragu wa kabiri, wa mbere, wa gatatu nako. Ahari urimo ushobora kumenya ko uri umugaragu wa gatatu, ariko si ikibazo, ntacyo bitwaye. Ariko menya ngo ni iki umugaragu wa gatatu yakagombye gukora atakoze. Icyo ni cyo cy'ingenzi. Nitumenya icyo umugaragu wa gatatu yari akwiye gukora atakoze, icyo niyo ntambwe natwe tuhita dukurikizaho. Twe kugumya turi wa mugaragu uri mu cyiciro cya gatatu. Ningiye ko twagubwa neza, ningiye ko Imana duhaza kumenya, ningiye ko Imana dufungura imitima, kandi imitima yacu izakura ibe minini, tubashe gukura mu bwenge, tubashe kunguka byinshi. Reka dusenge. Imana turagushimye, tugushimiye ku bw'ineza n'urukundo rwawe, tugushimiye ko waduhaye itorero kandi ukaduha ubwenge muri ryo. Tugusabye umutima ufungutse rero kugira ngo twige byinshi wifuza ko twiga, kandi duhunde ubuzima n'imibereho yacu. Mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye, amen.